Bakundwa bene data, reka twongere dushime Imana ku bw'amahirwe tugize yo kuba tugiye kwigira hamwe ijambo ryayo kuri uyu munsi wa none. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe amagambo akomeye cyane, kandi tugiye kuzenguruka isi yose tureba ubuhakanyi aho bugeze. Guhakana Imana nicyo kigezweho muri iyi si ya none. Isi ya none irimo iragaragaza ibimenyetso y'uko itagikeneye Imana. Niyo mpamvu kuri uyu munsi nifuje ko turebera hamwe amagambo avuga ngo ubuhakanyi bukomeye, aho buri wese akwiye gufata icyemezo akamenya icyo gukora bikitwa none. Ndifuza yuko nitumara kuganira kuri aya magambo cyangwa se nitumara kwiga kuri aya magambo, buri wese aza gufata icyemezo cye akamenya umwanya akwiye kubamo. Reka mbere ko tujya mbere muri iki cyigisho tubanze twiragize Imana dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dore tugeze muri aka kanya aho tugiye kwiga ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri aka kanya, uduhe gusobanukirwa n'ibiri kuba kuri iyi si ya none, ndetse uduhe no kumenya gufata umwanzuro ukwiriye, turushaho kukwakira nk'umukiza wacu, ndetse ukaduha no kugira imyiteguro idasanzwe yo kugira ngo tuzagusanganire ubwo uzaba ugarutse. Turakwinginze rero kugira ngo ubane natwe no muri aka kanya. Nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ubuhakanyi budasanzwe kuri iyi si ya none. Reka nshuti mukundwa, ndifuza ko duhera ku magambo cyane aboneka mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6. Turasoma umurongo wa 5 ndetse dusome n'umurongo wa 6. Umutwe w'amagambo uravuga ngo abantu bahinduka babi cyane. Abantu bahinduka babi cyane. Umurongo wa 5, kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda kenshi. Aha, iki ni ikimenyetso kigaragaza yuko hano muri iki gice cya 6 cyo mu Itangiriro, abantu ubwo Imana yari yariremeye abantu, ndetse abantu bamaje kuba benshi, kuko ku murongo wa mbere w'iki gice cya 6 haravuga ngo abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Anga icyo nshatse kugaragaza hano, aha abantu bari bamaje kuba benshi, bamaje kugwira, nuko ibyaha biriyongera biba byinshi cyane, nuko abantu guhakana Imana kutangira kuza mu bantu b'Imana, nuko ingeso z'abantu ziragenda ziba mbi cyane, nuko ibi bintu biragenda birakaza Imana kugeza aho Imana yicujije icyatumye irema umuntu. Birababaje cyane kandi biteye agahinda kubona Imana yararemye umuntu ifite umugambi mwiza ku muntu, ariko umuntu atangira kugomera Imana. Abantu ngo baba bibi cyane, ingeso z'abantu zirushaho kuba mbi cyane. Tekereza nawe isi y'abantu bangana gutyo batangiye kugomera Imana. Ndagira ngo dushime Imana kubera ko icyo gihe ntago abantu bose bari barangiritse. Hari hakiriho umuryango w'umuntu umwe Imana yari igishimye imyitwarire ye. Ndagira ngo tuze twinjire mu cyigisho cy'uyu munsi,
aho turi kuvuga amagambo avuga ngo ubuhakanyi bukomeye, tuze turebe natwe muri iyi si ya none aho ubuhakanyi bugeze, ndetse n'icyo Imana ishobora kuba yakora nyuma y'ibintu turi kuba tureba muri iyi si ya none. Aha rero birashoboka ko nawe ushobora kugaragara nk'umukiranutsi imbere y'Imana, nubwo isi ya none imaze kugaragaza ubuhakanyi bukomeye. Niyo mpamvu kuri uyu murongo mu gice cya 7 ndagira ngo dusome umurongo wa mbere. Haragira hati, Uwiteka abwira Nowa ati, injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Muri iki gihe rero Nowa niwe wenyine Imana yabonye nk'umukiranutsi. Nowa niwe wari usigaye ari umukiranutsi. Nawe kuri uyu munsi wa none birashoboka ko ari wowe wenyine Imana iri kureba nk'umukiranutsi. Ariko turaje turebe ibyarangaga Nowa kugira ngo Imana ibone ko Nowa ari we mukiranutsi muri icyo gihe cya none. None natwe tuze turebe none nawe ibyaba bikoranga kuri uyu munsi, cyangwa se ikintu usabwa kugira ngo Imana irebe ko ari uwo mukiranutsi usigaye kuri iyi si ya none. Aha rero dusubiye inyuma gato mu gice cya 6 umurongo wa 13, ngo Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Nshuti mukundwa, urugomo rwari rumaje kurenga, rwari rumaje kuba rwinshi cyane mu bantu b'isi. Isi yari yuzuye urugomo, ubusambanyi, ubusinzi, ubugizi bwa nabi, ubwicanyi. Ariko nshuti mukundwa, Nowa yagaragaye nk'umukiranutsi imbere y'Imana. Ntago Nowa yigeze arangwa n'ibyo bikorwa byose byakorwaga muri iyo isi, mu isi y'icyo gihe. Nowa yakomeje kunamba ku Mana kandi akarushaho kumvira Imana. Natwe kuri uyu munsi wa none icyo dusabwa ni ukugira ngo turusheho kumvira Imana, kuko isi igeze habi cyane. Ubuhakanyi burakomeza gufata intera kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho mu mateka y'isi. Reka nshuti mukundwa, ndagira ngo dufate indi shusho igaragara n'ubundi mu itangiriro igice cyaho cya 18 ndetse n'icya 19. Ndifuza yuko tubanza tugasoma amagambo amwe yo mu gice cya 18 cy'itangiriro duhereye ku murongo wa 23. Hafite umutwe ugira uti, Aburahamu asabira i Sodomu. Ese ni iki Aburahamu nk'umukiranutsi yasabiye i Sodomu? Aha naho ishusho tujye kureba i Sodomu. I Sodomu naho ibyaha byari bimaje kuba byinshi, bitera Uwiteka agahinda. Imana yifuza kujya kurimbura i Sodomu. Rero kugira ngo Imana irimbure i Sodomu, ntabwo Imana yagombaga kubikora itabanje kumenyesha umugaragu wayo Aburahamu. Nuko rero Aburahamu abyiwe yuko i Sodomu hagiye kurimbuka. Ndagira ngo turebe ino shusho y'uburyo Aburahamu yasabiye i Sodomu. Umurongo wa 23, Aburahamu aramwegera aramubaza ati, warimburana abakiranutsi n'abanyabyaha? Ngo ahari muri uwo mudugudu harimo abakiranutsi 50. Waharimbura se ukanga kureka ku bw'abo bakiranutsi 50 bahari? Ntibikaguturukeho kugira utyo kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Abakiranutsi bahwana n'abanyabyaha, ngo kirazira abakiranutsi ntibahwana n'abanyabyaha. Kandi umucamanza w'abari mu isi bose
ntiyakora ibyo kutabera. Inshuti mukundwa, Aburahamu yarasobanukiwe n'Imana. Yarazi ko Imana ari umucamanza w'abari mu isi, kandi uwo mucamanza ntabwo yakora ibyo kubera. Rero uwo mucamanza ntabwo yari kurimbura abakiranutsi ngo abarimburanwe n'iki n'abanyabyaha. Natwe mu isi ya none ntabwo Imana izigera irimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Abakiranutsi bayo izabaha ubuhungiro. Nuko Uwiteka aramusubiza ati, nimbona i Sodomu abakiranutsi 50 bari muri uwo mudugudu, nzahababarira hose ku bwabo. Imana yari yiteguye kubabarira n'abanyabyaha ku bw'abakiranutsi 50. Aburahamu arongera aramubaza ati, mpangaye kuvugana n'umwami wanjye, nubwo ndi umukungugu ndetse nkaba n'ivu gusa. Aha ari ku bakiranutsi 50 hazaburaho 5. Mu yandi magambo Aburahamu yari yaravuze ati ngo ahari ni abakiranutsi 45. Uzarimbura umudugudu wose kuko habuzeho 5. Nuko Imana irongera iramubwira iti, sinzaharimbura nimbonaho 45. Arongera aramubaza ati, ahari hazabonekamo 40. Aramusubiza ati, sinawurimbura ku bw'abo 40. Aramubwira ati, umwami ye kurakara nanjye ndavuga, ahari hazabonekamo 30. Aramusubiza ati, sinzawurimbura nimbonayo 30. Aramubwira ati, dore mpagaye kuvugana n'umwami wanjye, ahari hazaboneka 20. Aramusubiza ati, sinzawurimbura ku bw'abo 20. Aramubwira ati, uwo mwami ye kurakara, reka mvuge rimwe gusa, ahari hazabonekamo 10. Aramusubiza ati, sinzawurimbura ku bw'abo 10. Uwiteka arigendera. Amaze kuvugana na Aburahamu asubira iwe. Nshuti mukundwa, ubuhakanyi icyo nshatse kugaragaza ahangaha bwari bugeze kure cyane. Ibaze aho mu mudugudu wose Aburahamu yasabye Imana, arasaba yewe ati hashobora kuba harimo abakiranutsi 50. Umwuka w'ubuhanuzi ugaragaza yuko Aburahamu kubwe yakekaga yuko Loti n'ab'umuryango bwe ari abakiranutsi bari muri Sodomu. Nuko Imana iramubwira ati, Aburahamu, nubwo nimasanga we abakiranutsi 50, ntago nzarimburana abakiranutsi 50 ndetse n'umudugudu wose, ahubwo umudugudu wose nzawubabarira ku bw'abo bakiranutsi 50. Aburahamu aratekereza, aravuga ati, ubwo Imana insubije gutyo, ahari birashoboka ko nabo 50 batarimo, none se basi habuzemo 5. Aburahamu yaravuze ngo mbese habonetse 45 umudugudu wabasha kuwurimbura. Imana iti, habonetsemo 45 umudugudu sinawurimburana nabo bakiranutsi. Nuko Aburahamu ati, none se habonetse 30 wawurimbura? Imana iti, habonetse 30 sinawurimbura ku bw'abo 30. Aburahamu ati, databuja reka nongere nkubaze, ahari 30 bashobora kutaboneka, ariko se 20 bo babonetse byagenda gute? Uwiteka ati, habonetse 20 sinarimbura umudugudu ku bw'abo 20. Nuko Aburahamu acika intege cyane, yibwira ko nabo 20 bishoboka ko bataboneka. Aburahamu ati, ngo none se databuja waretse nkavuga rimwe gusa, ahari 20 bashobora kutaboneka, none se habonetse 10. Imana iramubwira iti, Aburahamu we, 10 babonetse, umudugudu sinawurimbura ku bw'abo 10. Nshuti mukundwa, byari bikomeye cyane kubona umudugudu ukomeye cyane utuwe n'abantu benshi cyane, n'abakiranutsi 10 bashobora kuba babura. Ubuhakanyi bwari bugeze ahakomeye cyane, ubuhakanyi bwari bugeze habi cyane,
cyane. Mu itangiriro igice cya 6 twabonye ko Imana yo yageze aho yicuza ko yaremye umuntu kubera guhakana Imana. None se ku isi ya none byo bihagaze gute? Reka tujye mu gice cya 19 turebe icyo hakomeza kuvuga. Nuko Imana yohereje abamarayika bayo kugira ngo bakomeze bagene muri uwo mudugudu w'i Sodomu. Reka mvuge n'umurwa, kuko ibikorwa byakorerwagamo byari ibikorwa bikomeye cyane. Nuko bagezeyo, umurongo wa mbere w'igice cya 19 ngo b'abamarayika bombi bagera i Sodomu nimugoroba. Nuko bahura n'umugabo witwa Loti. Ngo Loti yari yicaye mu marembo y'i Sodomu. Loti ababonye arahaguruka ngo abasanganire, yikubita hasi yubamye, arababwira ati, ndabinginze badatabuja, nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu, muharare buke, mwoge ibirenge, ejo muzazinduke mugenda. Ahari Loti ahangaha ubwo yabonaga abagabo babiri bari kuza, kandi batubwiye ko byari nimugoroba, bwari bwije. Loti yarazi neza uyu murwa icyawukorerwagamo. Loti burya yari by'abagabo, baravuga ati abagabo bari mu rugendo ntabwo babiri bubabera amahoro muri iri joro. Reka nakire aba bantu barare iwanjye, maze mu gitondo bazinduke bagenda. Loti muri we yagize impuhwe ku bw'abo bantu. Icyatumye Loti yakira aba bantu nuko yarazi neza ko uwo murwa w'i Sodomu wakorerwamo ubugizi bwa nabi cyane mu masaha ya nijoro. Mbese isi yacu ya none bimeze bite? Urugomo rugeze he? Ubugizi bwa nabi bugeze he? Ubuhakanyi bugeze he? Nuko aba bagabo basubiza Loti bati, baramusubiza bati, oya turarara mu nzira buke. Nuko bamuretse yuko bakwiye kurara mu nzira ngo buke. Arabahata bajya iwe, binjira mu nzu ye, abatekera ibyo kurya, yotsa imitsima idasembuye, bararya. Nuko Loti ahata cyane aba bagabo, arababwira ati ngo murare iwanjye. Nuko aba bagabo bajya kwa Loti ngo abatekera imitsima idasembuye, bararya. Nuko bamaze kurya, mu gihe bari batarajya kuryama, reka dusome ku murongo wa 3. Reka tumanuke ku murongo wa 4. Batararyama, abagabo bo muri uwo mudugudu i Sodomu bagota iyo nzu. Nuko ngo bagota iyo nzu, abato n'abakuru bose bavuye ahantu hose ho muri wo. Bamaje kugota iyo nzu, abato n'abakuru bose bavuye ahantu hose ho muri wo. Ahangaha turabona urugomo ko rwari rugeze no mu bato ndetse n'abakuru. Bahamagara Loti baramubaza bati, abagabo binjiye iwawe muri iri joro bari hehe? Basohore turyamane nabo. Ndifuza ko dushira akadomo kuri aya magambo aho tumaje gusoma hano. Baramubwira bati, abagabo binjiye mu nzu yawe muri iri joro bari hehe? Ngo basohore turyamane nabo. Aba n'abagabo bifuje kuryamana n'abandi bagabo. Nuko ko bari babonye abagabo binjiye mu nzu kwa Loti, bati basohore turyamane nabo. Inshuti bakundwa, iki kintu kigaragara hano kigaragara nk'ubutinganyi. I Sodomu ubutinganyi bwari buteye imbere cyane, aho abagabo bifuzaga kuryamana n'abandi bagabo. Nuko umurongo wa 6 haragira hati, Loti ajya ku rugi, arasohoka, arukingira inyuma ye, arababwira ati, bene data ndabinginze ntimukore icyaha kingana gutyo. Loti yaringinze ati, mwihangane ntimukore icyaha kingana utyo. Icyo bari bagiye gukora, Loti yabonaga ko ari icyaha gikomeye cyane. Yewe arababwira ati ngo, dore mfite abakobwa babiri
batararyamana n'abagabo, ndabasohora mubagirire ibyo mushaka byose, gusa abo bagabo mwe kugira icyo mubatwara, kuko bageze munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye. Nshuti mukundwa, ubuhakanyi aho bwari bugeze ahangaha, abagabo bari bageze ku gihe cyo kuryamana n'abandi bagabo. Ahari birashoboka ko n'abagore nabo baryamanaga n'abandi bagore. Iyi si ya noneho yo ndifuza ko tureba aho ubuhakanyi bugeze kuri uyu munsi wa none. Niba abagabo bifuzaga kuryamana n'abandi bagabo mu gihe cya Loti, nuko Imana yumva ko ari ibintu bibi cyane, aho twamaze kubona yuko ko muri uwo murwa habuze nibura n'abantu 10. Imana yabonaga ko n'abantu 10 batabasha kubonekayo mu by'ukuri bubaha Imana. Nuko icyemezo Imana yari yafashe ni icyo kurimbura uwo murwa, ni icyo kurimbura uwo mudugudu. Mbese kuri isi ya none, niba ibyo tugiye kurebera hamwe natwe turebe ishusho y'ibiri kuranga isi ya none muri iki gihe, mbese bwo Imana izakora ibingana iki? Niba yararimbuye i Sodoma ihaziza yuko abantu bakomeje kwanga kumvira Imana, isi ya none yo Imana izabyitwara mute? Niba twabonye mu gihe cya Nowa yuko Imana yafashe umwanzuro wo kugira ngo irimbuze isi umwuzure bitewe n'ubuhakanyi bwari bugeze aho ngaho mu gihe cya Nowa, ese twebwe kuri isi ya none Imana izabigenza ute? Izabyihanganira? Ese ko ibiriho muri iki gihe cya none ari byo bikomeye cyane? Ndifuza ko tureba iyi shusho ya none aho ubuhakanyi bugeze. Yewe ntabwo ngiye kujya mu mudugudu wanyu ndebe ibihakorerwa, ariko nawe rebesha amaso yawe ubuhakanyi bugeze he mu mudugudu w'iwanyu. Ntabwo ndi bujye kureba mu murwa utuyemo, singiye kureba mu gihugu utuyemo aho ubuhakanyi bugeze, nawe birebeshe amaso yawe. Mbese ibi bintu biri gukorwa Imana izabyihanganira igeze hehe? Reka nshuti mukundwa dusubire mu gice cya 6 cy'itangiriro. Ndifuza ko dusoma umurongo wa 3. Ngo Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Imana yarajye irareba isanga koko kubera ko abantu banze kuyumvira, ati umwuka wanjye ntazigera aruhanya n'iki n'abantu, kuko ari abantu b'iki b'umubiri. Rero Imana ntabwo izakomeza kuruhanya n'abantu, kuko abantu banze kumvira Imana, bakomeje kugomera Imana. Rero ishusho nifuza ko tureba, ndashaka ko tugiye kurebera muri rusange ku isi yose ibigezweho, ubuhakanyi aho bugeze. Ibintu ngiye kuvuga byanteye agahinda cyane, byanteye gutekereza cyane. Ndibaza niba isi itangiye kugaragaza guhakana Imana ku mugaragaro, Imana izabyakira gute? Nshuti mukundwa, murabizi ku isi hari ibintu abantu bahugiramo muri iki gihe cya none. Umupira w'amaguru ni ikintu kimaze gutwara imitima y'abantu benshi muri iki gihe cya none. Yewe hari imikino, ubundi turetse umupira w'amaguru, indirimbo ni ikintu nanone kigezweho kirimo kiratwara imitima y'abantu. Ibikorwa by'imyidagaduro ni ibintu biri gutwara imitima y'abantu muri isi ya none. Ariko se kuko ibyo bintu bitwara abantu, Satani rero arimo arabikoresha kugira ngo arusheho no kwamamaza ibikorwa bye. Yifuza ko abantu batakwiye gukomeza kuramya Imana, ahubwo bahindukire mu cyimbo cyo kuramya Imana, batangire baramye Satani. Muri uyu mwaka turimo 2024 hari imikino ya Olympique, ni imikino ihuza isi yose, yewe n'imico itandukanye ya buri gihugu cyose cyo ku isi. Aha rero
buri gihugu gihabwa umwanya wo kugaragaza ibigendanye n'imico yacyo. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko iyi mikino kugira ngo ijye gutegurwa, itegurwa mu gihe cy'imyaka 4. Ubwo rero singiye kuvuga ibyabaye mu 2020, ariko ndashaka kugira ngo ngaragaze iyi shusho yagaragaye mu gihe bakoraga umuhango wo gufungura ku mugaragaro imikino Olympique yo mu 2024. Nshuti bakundwa, ndagira ngo mbagaragarize aho isi iri kugana, aho gushishikariza abantu guhakana Imana. Isi ya none ko itagikeneye Kristo, ahubwo hari ibindi bintu ikeneye birenze kuba ikeneye Kristo. Ndagira ngo turebe iyi shusho y'icyagaragaye muri iyi mikino ya Olympique mu muhango wo kuyifungura ku mugaragaro. Ese hagaragaye iyihe shusho? Ndagira ngo turebere hamwe. Sinshaka kubereka ishusho y'ifunguro ryera uko Yesu yabaga yicaye cyangwa se ari kumwe n'abigishwa be igihe basangiraga ifunguro rya nyuma. Hari umuhanga mu bigendanye no gushushanya, we yagerageje kugaragaza ishusho mu myaka yashize, agerageza gushushanya ashingiye ku buryo Kristo yarameze igihe yari ari kumwe n'abigishwa be basangira ifunguro rya nyuma, iryo ryitwa Last Supper. Uyu muhanga mu gushushanya yitwa Leonard da Vinci, yagerageje gushushanya igishushanyo kigaragaza Kristo ari kumwe n'abigishwa be 12 basangira ifunguro rya nyuma. Kandi abakristo dusobanukiwe neza n'agaciro k'ifunguro rya nyuma rya Kristo, dusobanukiwe neza n'ibya Pasika. Rero agaciro duha ifunguro ryera turakazi. Singiye kujya mu byanditswe ngaragaze cyane agaciro duha ifunguro ryera, ariko aka gaciro uburyo dusobanukiwemo n'iby'ifunguro ryera n'akamaro ifunguro ryera ridufitiye, none tekereza ku isi ya none. Iki gishushanyo uyu mugabo Leonard da Vinci yagerageze gushushanya kuri uyu munsi wa none muri imikino ya Olympique, nge natunguwe cyane, ntangazwa no kubona bagerageje gufata ishusho neza isa nk'iyo uyu Leonard da Vinci yashushanyije agaragaza uburyo Kristo ashobora kuba yari ameze. Sinifuza kubabwira ngo murebe ngo uwo ngo ni Kristo cyangwa se abo bicaye ngo nabigishwa, ariko yagerageje gushushanya abisanisha n'ukuntu Kristo ashobora kuba yari ameze muri icyo gihe. None muri iki gishushanyo nge natunguwe neza cyane muri imikino ya Olympique uburyo iki gishushanyo cyaje kuza barakizana. Nuko bamaje kukizana, nuko bakizana mu ishusho noneho y'abagore. Hari itsinda rikomeye cyane rizwi nka Drag Queens. Iyi Drag Queens uburyo bo baje bari mu ishusho neza isa n'uyu nguyu Leonard da Vinci yashushanyije. Nuko rero mu mwanya wo uyu Leonard da Vinci yagaragaje nk'ariwe Kristo, bashize igishushanyo cy'umugore. Nuko uyu mugore ndagira ngo iki gishushanyo mukirebe neza mucyitegereze, uburyo uyu mugore wo muri iri tsinda rya Drag Queens yarari mu mwanya ugaragara nk'ariwo Kristo, nk'ari umwanya wa Kristo. Nuko noneho abandi bagore bamukikije. Sinshaka kugira ngo turebe iyi shusho ndi kuvuga ngo igaragara nk'ifunguro ryera, ariko icyo nshatse kureba noneho ndashaka kureba iri tsinda ry'abagore ba Drag Queens icyo rikora, n'uburyo ari itsinda ry'ibyamamare cyane kuri iyi si ya none. Ariko se aba bantu bamamaye muki? Ibikorwa byabo bitumye bamamara ni ibihe? Uyu muhango rero wagaragaye hano nge warantunguye cyane, kandi igitangaza nuko ibi bintu biri gukorerwa imbere y'isi yose, kandi tumaje kubona ko ari igikorwa gitegurwa n'isi yose, none kirimo kirashirwa ku mugaragaro, cyamamarizwa abantu bose bo kuri iyi si ya none. Turimo turareba aho ubuhakanyi buri kugenda bugana.
ubu rero Satani ntago akiri gukora mu buryo bwihishwe, ariko ibikorwa bye none birimo birajya ku mugaragaro cyane. Mbese Imana izakomeza kwihanganira ubuhakanyi buri kubaho muri iyi si ya none? Reka turebe iyi shusho. Ndashaka none kureba abo bari hejuru aho ngaho icyo bakora. Iri tsinda rya Drag Queens ni abagore, yewe reka manzimbira nayo babyizemo ukuri, kuko harimo n'abagore bagerageje, bahoze ari abagabo, bihinduza ibitsina byabo kugira ngo bagaragare nk'abagore. Nyamara mu gihe cy'Isodomu na Gomora ntago abantu b'icyo gihe bari bafite ubuhanga bwo kuvuga ngo umugore yihindure igitsina ngo abe umugabo, cyangwa se ngo umugabo ahinduze igitsina cye abe umugore. Ariko kuri iyi si ya none bigeze ku rwego ruko umuntu ashobora kwanga uburyo Imana yamuremye, akifuza guhindura igitsina cye. Niba uri umugabo ukaba wakwihinduza igitsina cyawe ukaba umugore. Rero iri tsinda riri hano hejuru rikubiyemo abo bantu bihinduza ibitsina, bahoze ari abagabo bakihindura abagore. Si abo bonyine barimo, kuko harimo n'icyamamare cyane cy'Umufaransa, uyu witwa Bubble Bush. Uyu we ni umutinganyi ukomeye cyane ku rwego rwo hejuru, kuko arabyemera cyane ko we avuga yuko ahora yifuza kuryamana n'abagore bagenzi be. Umva, ni umutinganyi ku rwego rwo hejuru. Icyo nshaka kureba, niba dufite amaso areba, tukareba ko iki kigereranyo, ibi bakoze aha ngaha, abatinganyi, abantu bihinduza ibitsina, yewe sinzi mbuze n'ishusho cyangwa se n'uburyo nabivugamo, aba noneho nibo bagiye kwicara kuri ya meza y'umwami. Icyo nshaka kureba, ndashaka kureba uburyo hateshejwe agaciro aya meza y'umwami. Mbese Kristo agezeho atangiye guteshwa agaciro, atangiye gusimbuzwa n'abatinganyi. Iyi si ya none itangiye guhakana Kristo, aho yifuza kubona umutinganyi kuruta uko yareba Kristo. Sinzi niba agahinda mfite, niba ariko nawe waba ufite muri aka kanya, aho ubuhakanyi tureba aho bugeze. Ubuhakanyi bugeze aho bukomeye cyane. Nshuti mukundwa, niba isi igeze ahangaha, niba isi igeze aho gufata Kristo bakamusimbuza abatinganyi ku mugaragaro imbere y'amaso yose y'abantu, kandi bakavuga bati ibikwiriye ni ibi ngibi, ese urareba iki? Ni iki tukwiye gukora? Hari korali nkunda cyane, korali yitwa Umuryango w'Imana cyangwa se God's Family, isengera muri Kiste, muri kaminuza yo mu mujyi wa Kigali. Iyi korali ifite indirimbo igira iti Karuvari, ati agasozi gahiye, ati umujinya w'Imana niwo wagatwitse, ariko bakagira bati duhungire kuri ka gasozi kayi Karuvari. Mbese wakomeza kugaragaza yuko kuko kara gasozi kabanze gushya ngo ntago kazongera kugira gute gushya bwa kabiri. Reka mbabwize ukuri, i Karuvari hariya Kristo yapfiriye kuri na musaraba, ntago azongera gupfa bwa kabiri. Reka duhungire kuri Kristo, duhungire kuri aka gasozi k'i Karuvari, kuko isi ya nona ibiri kuyigaragaramo ni ibintu bikomeye cyane, aho amaso y'umuntu wese ari kubasha kureba ibiri kubera muri iyi si. Nta handi hantu tukwiye guhungira uretse kuri ka gasozi k'i Karuvari, ngo karahiye, ngo ntabwo kazigera gashya bwa kangahe bwa kabiri. Reka nshuti bakundwa, duhungire kuri Kristo Yesu. Imana yararebye isanga Nowa ari we mukiranutsi wenyine wari usigaye. Nawe kuri uyu munsi wa nona, mbese niki wakora kugira ngo Imana ibone ko ari uwo mukiranutsi usigaye? Nshuti mukundwa, iby'isi tubitera umugongo, nta kindi kintu gisigaye. Duhange amaso yacu kuri Kristo. Kristo wenyine aba ari uzadutsindishiriza.
Satani atangiye kwamamaza ibikorwa bye ku mugaragaro. Ntago niriwe ndondogora ubuhakanyi bwinshi cyane buri kugaragara muri iyi si, ariko ibi byigisho ndifuza ko tuzabikomeza kandi tuzakomeza turebe n'ibindi byinshi. Yewe nzakomeza cyane cyane ngende nzana amashusho y'ibyagiye bibera muri iki gikorwa cyo gutangiza ku mugaragaro iyi mikino ya Olympique. Ntabwo ndi kubashishikariza kugira ngo muzajye muri iyi mikino ya Olympique, ariko njye ndimo ndavuga ibyo niboneye mu birori byo gushyira ku mugaragaro iyi mikino ya Olympique. Hari byinshi cyane byabayemo bigaragaza ubuhakanyi, kandi n'abayobozi bakomeye bo kuri iyi si babishigikiye bari inyuma yabyo. Ubu rero turusheho kwitegura ko Kristo ari hafi kuza. Reka twongere dusoreje iri somo ryo mu itangiriro igice cya 6. Ntabwo nifuza gusoza mvuga ngo ndimo ndatera abantu ubwoba, ariko ndagira ngo duhindukire turebe dukore igikwiriye. Isomo ryo mu itangiriro igice cya 6 n'ubundi ndashaka ko tureba n'ubundi umurongo wa 3 ngo Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye nazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Nshuti mukundwa, reka duce bugufi imbere ya Kristo, duhongere kuri ka gasozi Karuvari, kuko karahiye ntabwo kazigera gashya bwa kabiri. Kristo niwe murengezi wacu, niwe buhungiro bwacu. Dukwiye guhungira kuri Kristo kuko isi nta gakondo tukiyifitemo. Nshuti mukundwa rero, reka dusoreze ahangaha, ariko ubutaha tuzongera dutegure icyigisho n'ubundi kivuga kuri ubu buhakanyi bukomeye. Turebe n'ibindi bintu byinshi cyane byagiye bigaragara cyane muri uyu muhango wo gufungura iyi mikino, ariko tunabihuza n'ijambo ry'Imana, nicyo ijambo ry'Imana ritubwira, ndetse turebe nicyo tukwiye gukora kugira ngo dufate umwanzuro wo kugira ngo Kristo azabashe gusanga natwe tumwiteguye. Reka duce bugufi dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, abana bawe twongeye kuza imbere yawe, twongeye guca bugufi imbere yawe. Turagusabye Mana kugira ngo uduhe gukomerera muri iyi si. Iyi si iri kugaragaza ubuhakanyi bukomeye cyane. Abantu bari kuguhakana ku mugaragaro. Abantu barimo barashaka kwihangira ikindi kintu cyo kuramya kivuye kitari wowe. Turakwinginze kugira ngo twebwe uduhe guca bugufi, uduhe gukurira ku birenge byawe. Ibyatunaniye byose tubishize imbere yawe kugira ngo Data ubashe kutubera umucyo utumurikira. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri aka kanya kanona, utwambike imbaraga zo kuguhamya. Nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Thank you.